rero nko tumaze kubivuga, nta muntu ashobora kumenya Imana akoresheje ubwenge bwa kimuntu. N'umunyabwenge mu bana b'abantu buri wese ntashobora kumenya Imana mu bwenge bwe. Nibyo Pawulo avuga mu Korinto wa mbere ibice 2 ku murongo wa 9 tugere ku murongo wa 16. Hano birunganira Abaroma 11:33-36. Ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza, keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya, kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawamurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Hano hariho amagambo akomeye Pawulo nyine watubwiye ubwiru bw'Imana mu gukora kwayo, ubwiru bw'Imana mu gutoranya Abisirayeli, ubwiru bw'Imana mu guhuza Abisirayeli bamwe n'abanyamahanga bamwe, ikabashira hamwe bakitwa itorero rya Kristo. Amaze kwinjira muri ubwo bwiru, niho yahise avuga amagambo atangaye ku bwenge bw'Imana ukuntu butarondoreka, n'inzira zayo udahishurwa. Ariko tugiye rero mu Bakorinto ba mbere bamaze kudusomera nonaha igice cya 2 umurongo wa 9 tukaza ku murongo wa 16, twabonye yuko samayobera atamenywa, ahubwo ngo umuntu wa kamere ntashobora kubyinjiramo ngo abimenye. Birasaba ko umuntu aba afite umwuka w'Imana kugira ngo amenye ibyayo. Birasaba ko umuntu yakira umwuka w'Imana kugira ngo amumenyeshe ubwiru bw'Imana, kuko ntabwo ushobora kumenya iby'ijisho bitigeze kubona, iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ntabwo wabimenya. Birasaba yuko Imana ubwayo ibigwishurira, kandi twabonye ko ibishura gusa binyuze mu mwuka wayo. Ngo twebwe nitwakira umwuka w'isi tugume mu bujiji kubijyanye no kumenya Imana, ahubwo twakira umwuka w'Imana niwe atumenyesha biriya bintu ubwenge bwacu butari gutahura. Uyu ni Pawulo avuga ngo ninde yamenye igitekerezo, amen, cy'umwami kugira ngo amwigishe. Ngo ariko twebwe dufite igitekerezo cya Kristo. Nuvuga ngo twebwe abakiri umwuka w'Imana turafite ubumenyi buva mu ijuru, kugira ngo tumenye inzira z'Imana, tumenye la pensée de Dieu, pas toute la pensée de Dieu, kuko ibitekerezo by'Imana ntabwo wabimenye byose, ariko nibura umenye ibijyanye n'ibyo ukwiye kumenya. Umwuka wera arabitumenyesha. Kandi
ngo iby'umwuka ntibisobanurwa n'amagambo ayasanzwe, ngo bisobanurwa n'imvugo y'umwuka. Urumva ariko umuntu wa kamere, umuntu usanzwe, umuntu ataravuka ubwa kabiri, ntashobora kumenya inzira z'Imana, ntashobora kumenya ibitekerezo by'Imana. Kuko Pawulo avuga ngo c'est spirituellement qu'on en juge, ngo bitahurwa mu buryo bw'umwuka, bitahurwa mu buryo bw'umwuka, bitahurwa mu buryo bw'umwuka. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, hagakoreshwa imvugo y'umwuka mu by'umwuka. Wowe rero ukwiye kumenya gutya, muri iyi si hari abantu b'uburyo bubiri, hari abantu ba kamere, hari n'abantu b'umwuka. Abakamere ntibashobora gusingira iby'Imana, biri kure yabo, kuko twabonye ko utabyinjiramo n'ubwenge bwawe. Birasaba yuko umwuka w'Imana uba waramwakiriye, kandi inzira yo kwakira umwuka w'Imana turayizi, ni ukwakira Yesu umwami n'umukiza, kumva ubutumwa bwiza ukavuka ubwa kabiri kubw'ijambo ry'Imana n'umwuka w'Imana. Icyo gihe rero nk'uko wabyawe mu buryo bw'umubiri ukaza muri iyi si, ubyarwa rero mu buryo bw'umwuka n'Imana, ko ari umwuka, mu kwizera ijambo ryayo. Icyo gihe rero utangira rero kumva ibyo utumvaga, ugatangira gutahura ibyo utatahuraga, ugatangira kubona ibyo utabonaga. Imana ishimwe. Kubona ko Pawulo yabanje kuvuga ngo inzira z'Imana nizirondoreka, les voies du Seigneur sont impénétrables, nizirondoreka, ariko kandi wabyumvise, nizirondoreka. Amen. Kuba kamere, ariko zirarondoreka ku bafite umwuka w'Imana. Abisirayeli hageze igihe bavuga ngo inzira z'Imana ntabwo zirondoreka. Byari byagenze gute? Abisirayeli bageze ahantu bavuga ngo inzira z'Imana zirondoreka mu gihe cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Byari byagenze gute? Usome Ezekiyeli 33. Amen. Ni gute ubwoko bw'Imana bugera ahantu buvuga ngo inzira z'Uwiteka ngo ntabwo zisobanutse, ntabwo zikiranutse? Amen. Byari byagenze gute? Ezekiyeli 33:17, sibyo? Les enfants de ton peuple disent la voix du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voix qui n'est pas droite. Nyamara ab'ubwoko bwawe baravuga bati inzira z'umwami ntizitunganye, ariko izabo nzira nizo zidatunganye. Ugeze kuri 20. Umukiranutsi nahindukira akareka gukiranuka kwe, agakora ibibi, azapfa ari byo azize. Ariko umunyabyaha nahinduka akareka ibyaha bye, agakora ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, azabeshwaho nabyo. Nyamara muravuga muti inzira z'Uwiteka ntizitunganye. Mwaba inzu ya Isirayeli mwe, ngiye kubacira urubanza umuntu wese nk'uko inzira ze ziri. Amen. Amen. Urumva ko hari igihe n'abantu b'Imana bagera ahantu inzira z'Imana zikabayobera. Aba nabwo ari abapagani, ni Isirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ngo bavuze inzira z'Uwiteka ntabwo zigororotse. Imana irabwira ngo ni izanjye zitagororotse cyangwa ni izanjye. Imana igahita isobanura ibintu biri simple, ngo nimvuga ngo umunyabyaha azapfa, none se ntazapfa koko? Ngo ariko niyigarura akora ibitunganye azabaho. Umukiranutsi nareka gukiranuka kwe, akigana ingeso z'ababi, ibyo yakiranukiyemo byose bizibagirwa, hanyuma apfe kubera ibyaha bye. Imana ivuga ngo ibyo
ni ibintu bigaragaza ko inzira zanjye zigororotse. Amen. Kuko ushobora kuvuga ngo none ko nakoreye Imana imyaka iyi ni hanyuma akabigeno bikangora, kandi Imana ikavuga ngo na bya binakoze byose biza byahanaguwe, ntiyanibuka nibyo nakoze icye ngo nizamba. Tuwe dufata ibitekerezo byacu noneho tukashaka kwemeza ko ari byo by'ukuri kurusha Imana kwivuga. Imana iravuga ngo umunyabyaha nareka inzira ze agahindukira agakora ibitunganye bishimwa n'Imana azabaho. Ngo ariko umukiranutsi nubwo yarakoze ibyo gukiranuka gute akareka gukiranuka akigana ingeso z'ababi, ngo ibyo yakoze byose byiza bizahanagurwa, ngo azapfa azize icyaha cye kuko nicyo yarangirijemo. Nidutekereza ibinyuranye n'ibyo tugiye kure cyane n'inzira z'Imana. Ko twavuze ko inzira z'Imana zisobanura byose: imikorere y'Imana, imiterere y'Imana, imigenzereze y'Imana. Birumvikana? Ariko wowe nk'umwana w'umuntu ushobora ati ariko se ntiyakwibuka nibura ko nigeze kumukunda, ko nigeze kumukorera, ko nigeze kuzamuka imisozi nkamanuka ibibaya nshaka intama zazimiye, ko nigeze ndeka kumubahisha ibyo ntunze n'umuganura ibyo nunguka kuri ijambo ry'Imana rivuga. Aho rero hariho ibintu bibiri biragongana: ari ibitekerezo by'Umwami Imana n'ibyawe, ari imigenzereze y'Imana n'imigenzereze yawe, birahabanye. Aha niko Imana ivuga muri Ezekiyeli. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ntuzigere ufata rezonema yawe, ibitekerezo byawe, hanyuma ubishire ijuru ibitekerezo by'Imana, kuko Imana ubwayo yararahiye. Amen. Iravuga aya magambo. Aho mwabyumvise? Yesaya 55 umurongo w'8 aho gatandatu tugeze ku murongo wa 11. Imana yongera ivuge kubyeke ibyo yibwira, ibitekerezo byayo nibyo twibwira, n'inzira zayo n'inzira zacu. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru, ntibisubireyo ahubwo bigatosa ubutaka, bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibi by'imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Amen. Mwabyumvise? Ngo umunyabyaha areke inzira ze, nukiranirwa areke ibyo yibwira. Siko Imana ivuze? Umunyabyaha areke inzira ze. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mushaka Uwiteka bishoboka ko abonwa. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Muombaza akiri hafi. Que le méchant abandonne sa voie. Karindwi yari. Umunyabyaha nareke ingeso ze. Hano que le abandonne sa voie. Urumva ko inzira y'Imana twavuze ni ingeso ni mikore sibyo? Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées.
ukiranirwa areka ibyo yibwira. kuko hano Imana iraza kuvuga ko inzira zayo, amen, n'ibyo yibwira biri kure cyane y'inzira zacu n'ibyo twibwira. Imana itanga urugero nk'uko ijuru ryitaruye cyane isi. Qui retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Ku munaniro. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira. Et vos voix ne sont pas mes voix. Kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye. Dit l'Éternel. Ni ko Uwiteka avuga. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, nk'uko ijuru risumba isi, autant mes voix sont élevées au-dessus de votre voix. Niko inzira zanjye zisumba izanyu. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. N'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. None bavandimwe, reba Imana iyi comparaison yakoze ngo nk'uko ijuru risumba cyane ryitaruye isi, ngo niko n'inzira zanjye n'ibyo bitekerezo byanjye ibyo nibwira biri kure cyane ibyanyu. Uhita wibaza ikibazo rero, ni ryari ijuru rizahura n'isi? Bizigira bihura? Ni ikihe kizasanga ikindi? Ntibiza bihura. Ntabwo rero wahuza ibitekerezo byawe n'iby'Imana, ntabwo wahuza inzira zawe n'iz'Imana. Nushaka kumenya Imana ukwiye kwinjira mu nzira zayo no mu bitekerezo byayo. Nawe ubundi ibyawe n'ibyayo ntawe bihuriye. Birumvikana Imana ni omniscient. Imana izi byose bitaranabaho. Kuba izi byose, wowe ukaba uzi agace k'ibyo ushobora kumenya, ntabwo rero ushobora kwinjira mu nzira zayo no mu bitekerezo byayo ukoresheje inzira zawe n'ibitekerezo byawe. Reka mbahe urugero. Tutaraza hano uyu munsi, iyo yari ibizi ko uyu mwanya tuzaba turi hano, kandi Imana ikanamenya ni bangahe bazaba bahari, kandi Imana ikanamenya ibizavugwa byose, iyo yayimenye kera bitaranabaho. Kubw'ibyo rero umuntu w'Imana akwiye kubaka kumenya Imana ku by'Imana yivuga ubwayo, iby'Imana ivuga kuri yo. Hosea 14:9 baratubwira ngo abanyabyaha ntibashobora kwinjira mu nzira z'Imana bazigwamo. Bazigwamo. Hosea 14:9. Uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo, uwitonda wese niwe uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye. Inzira z'Uwiteka zitunganye. Kandi abakiranutsi bazazigenderamo. Ariko abacumura bazazigwamo. Amen. Mwabyumvise? Abacumura ngo inzira z'Uwiteka ziratunganye. Les voies de l'Éternel sont droites. Inzira z'Uwiteka ziratunganye. Ngo abakiranutsi bazazigenderamo. Gute? Car les voies de l'Éternel sont droites. Ngo umunyabwenge ngo atekereze kuri ibi. Ngo inzira z'Uwiteka ziratunganye, sont droites, et les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo abakiranutsi baba bamaze kwinjira mu by'umwuka w'Imana. Amen. Ubwo twabonye ko udashobora kumenya Imana mu bwenge bwawe, birasaba yuko wakira umwuka
w'Imana, akumenyesha iby'Imana, kuko ngo ntawamenya ibiri mu muntu atari umwuka w'uwo muntu, ngo ntawamenya iby'Imana atari umwuka w'Imana, kuko abakiranutsi aribo bazagendera mu nzira z'Imana, kuko bazazitahura kubwo umwuka w'Imana aba muri bo. Amen. Kubera iki abagomera Imana abanyabyaha bazazigwamo? Nuko ko bo bazashaka kwinjira mu by'Imana n'ubwenge bwabo bisange bidashoboka. Kuzigwamo no kuvuga iki? Kuko batazigera bazitahura, nuvuga ngo bazarangiza ubuzima bwabo muri rebellion, mu kugomera Imana. Ese murabyumviye? Aya magambo batubwiye ngo tuyatekereze. Iri Oseya 14:9 ngo que le sage, que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Umunyabwenge abyitondere. Que celui qui est intelligent le comprenne. Ufite ubwenge abitahure. Car les voies de l'Éternel sont droites. Inzira z'Uwiteka zirakiranutse, ziragororotse, ziratunganye. Et les justes y marcheront. Abakiranutsi bazazigenderamo. Abakiranutsi bazazigenderamo. Mais les rebelles y tomberont. Reba abantu bashaka kuvuga iby'Imana kandi nta mwuka w'Imana bafite. C'est impossible. Ko bazavuga ibya kamere, kuko iby'Imana bivugwa n'abafite umwuka w'Imana. Niyo Paulo ayishura hariya mu Bakorinto wa mbere twasomye ngo iby'Imana bimenywa n'abafite umwuka w'Imana, ngo ko ngo nta muntu yamenya ibiri mu muntu atari umwuka we. Ntabwo wamenya iby'Imana atari umwuka w'Imana. Niyo mpamvu Imana ntabwo wayiga muri kaminuza, ntibishoboka. Kaminuza iza kwigisha iby'ubwenge bw'abantu. Imana ibyayo bimenywa n'umwuka w'Imana. Abafite umwuka w'Imana bazagendera mu nzira z'Imana, kuko azabigisha inzira z'Imana, azabigisha imitekerereze y'Imana, imigenzereze y'Imana. Ibi ni abakamere, hano birection ngo les rebelles, abagomera Imana, ngo bazazigwamo, kuko bazarangiza mu byaha. Sibyo? Ntabwo bazigira bashobora kugendera muri izo nzira z'Imana, kuko bafite ubwenge bwa kamere. Nimufate urugero rwa Nebukadinezar, le monarque païen. Nebukadinezar yategetse Babyloni, Iraq ya kino gihe, bice bya Iraq hariya, yategetse mu kinyejana cya 7 kirangira n'icya 6. Mbere yuko Imana imucisha bugufi, yari afite imitekerereze ye. Sibyo? Ariko amaze gucishwa bugufi, akamenya Imana nyamana. Ibice 4 Daniel 37. Maintenant moi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. None njyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari y'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abiboneye abasha kubacisha bugufi. Amen. Kuko yarabyiboneyeho. Yatuye iki Nebukadinezar? Ngo inzira z'Imana yo mu ijuru ziragororotse, ariko yaje kuzimenya ryari? Ariko yakije ubugufi niyo Mana ikamwiyereka. Mu gihe itarakwiyereka, utaraca bugufi, ntushobora na rimwe kumenya ko inzira z'Imana zigororotse. Imana ishimwe. Aha ntabwo ari ubwenge bw'umuntu buvuga, ni ubwenge bw'Imana bwinjiye muri Nebukadinezar. Imana ishimwe. Jye namwe twibaze,
connaissance y'Imana nzima muri Nebukadinezari yavuye hehe? Ni Imana ubwayo yayimu mu kumucisha bugufi. Nuvuga ngo Imana niyo iduha kuyimenya, ariko mu gihe ubwo bwenge bwayo butaraza muri twe ntirushobora kumenya inzira zayo. Tuzagendera mu bupfapfa bw'ibitekerezo byacu n'ubwibone bwacu. Haleluya. Inzira zayo ngo abakiranutsi bazazigenderamo, niko Hose yavuga, naho abanyabyaha. Bibiliya iravuga ngo inzira zayo zimenywa gusa n'abantu bayegera. Amen. Zaburi ya 25 mu wa 14. Abantu bari hafi y'Imana, begera Imana, abo nibo bashobora kumenya inzira zayo. Ibishwe by'Uwiteka bishurirwe abamwubaha, azabereka isezerano rye. Amen. Abamwubaha ngo bishwe babwire gute? Babishurirwe. Zaburi 103 mu wa 7. Yamenyesheje Mose inzira ze, imirimo ye yayimenyesheje abana ba Isirayeli. Amen. Amen. Il a manifesté ses voies à Moïse. Mose, Imana imaze kumubwira ko ari wakwiye kuyobora buriya bwoko kugira ngo bavane muri Egiputa bugeze Kanani, yabwiye Imana ngo ntiyabishobora Imana itabanje kumwigisha inzira zayo. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Unyigishe inzira zawe. Unyigishe inzira zawe. Nawe ubundi uyu murimo mpaye sinawushobora. Ubanze unyigishe inzira zawe. Ubanze unyigishe inzira zawe. Leti mukuru dusomere kuva 33:12 tugeze kuri 23. Umviriza amagambo, hanyuma dufata umwanya wo gusenga Imana na tuyisabe Imana itwereke inzira zayo. Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose na natwe ntudukure ino, ikizamenyekana yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha n'iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi? Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze cyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Kandi ati, ntiwareba mu maso hanjye, kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati, hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare, ngutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho, maze nkigutwikurureho ikiganza cyanjye, urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Amen. Amen. Hano ni dialogue hagati ya Mose n'Imana. Mose yasabye iki? Ngo Imana imwigishe inzira zayo. Mbere yo gusaba ngo imwereke ubwiza, yabanje gusaba kumenya inzira zayo. Kubera iki? Kuko yahawe inshingano zikomeye.
inshingano zo kuyobora buriya bwoko bw'Imana. Bivugwa ko bose bashize hamwe bari nka 3.5 miliyoni abavuye muri Egiputa kiriya gihe. None yahawe inshingano zo kuyobora abo bantu bangana gutyo mu butayu. Mu butayu ni ukuvuga nta byo kurya bihari, nta mazi. Abayobore azabageze mu gihugu cy'isezerano. Mose aravuga ati mu rwego wa kimuntu uyu murimo ntago nawushobora. None Uwiteka waravuze ko unzi mu izina, waramenye. None rero kugira ngo nyobore aba bantu ubanze unyigisha inzira zawe. Kubera iki yasabye gutyo? Mwe mwada kubera iki? Ariho arasaba iki? Nimujya muri ya definition y'inzira, ariho arasaba iki? Nitujya muri ya bisobanuro by'inzira, inzira z'Imana twavuze iki? Ntabwo ari inzira twanyuzemo twebwe. Ni imigenzereze y'Imana, imikorere y'Imana, itekerezo y'Imana. Ibyo niyo bigaragaza umuntu. Umuntu mumenyera mu mitekerereze ye, mu migenzereze ye, mu mikorere ye, sibyo? Ibyo byose nibyo bigize umuntu. None Imana rero yavuze ngo inzira z'Imana ni imikorere y'Imana, imigenzereze y'Imana, uburyo Imana ikora ibintu. Okay? Uburyo Imana ireba ibintu, uburyo Imana itekereza ibintu. Nibyo Mose yari arisabira. Amen. Kubera iki? Kubera iki yasabye ibyo? Kuko ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo Imana ikubwire ngo twara 3 miliyoni z'abantu urugendo rwo mu butayu, utazi ibyo baryaho bituruka, bizaturuka, utazi icyo bazanywa kizahava, utazi nibarwara uko uzabyifatamo, nta logistique ihari. Kuri ubwa mbere banyura hari, nuvuga ngo ari muri impasse, nuvuga ngo ari ahantu atabona inzira uko azabigenza. Mwabyumvise? Abo rero uyu murimo ntamenye uko wowe ubigenza, je sinabishobora. Mujambo rimwe ariho arasaba kumenya uko Imana igenza ibintu. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Ni nka muri yavuze ngo sinzi uko bigenza ngo mbona bitungana. Nibyo. Amen. Kuko tugera ahantu kavuga uti noneho ibintu biragenda gute? Amen. Mose rero ari imbere y'ikibazo gikomeye, bati abantu se ndabayobora gute? Mu butayu se biragenda gute? Amen. Inzira bari bunyuremo, nibarwara, nibasonza, nibanyoterwa, biragenda gute? Turi mu butayu, murebe environnement barimo. Nta logistique bamuteguriye mbere y'igihe. Mwabyumvise? Nta ma infrastructure ahari ya santé y'ibiki, nta bigega biri mu butayu. Mu butayu gusa ni umusenyi gusa n'ibitare. None ze arabajyana gute? Hari impinja mumenye, hari n'abasaza bafite n'amasho yabo, byose birafite icyo bikeneye. Na wundi bazaba bava muri Egiputa ngo bapfe. None Mose aravuga ati nyigisha inzira zawe mbone kuyobora ubwoko. Mujambo rimwe nyinjiza mu bwiru. Amen. Bwawe kugira ngo mbashe kumenya ko biri butungane. Ngiye nk'umwana w'umuntu ndabona ko bitashoboka. Unyigishe imigenzereze yawe, unyigishe ubwiru bwawe. Mu ijambo rimwe mu gihe avuga ngo fais-moi entrer dans ton intimité, unyinjize muri intimité yawe. Intimacy.
abana yavuze ngo ami intime, ni umuntu abaza ibyo byose byawe. Mose yari waravuga ngo nyinjiza muri intimite yawe, unyinjize mu bwiru bwawe. Mugeze mwumva Imana imuvuga ngo wasabye nabi? Oya, Imana yarabinezerewe, kuko Imana yabonye ko yamenye limite z'umuntu, ko ibyo rero yahamagariwe bimu level y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ari ibintu mu buzima bwacu tugenda tugashaka guhangana nabyo, kandi biri muri level y'Imana, yatunanira tugashoberwa, tugatangira gushidikanya ku Mana. None za nzira z'Imana twiroshyemo tukazigwamo tuzishobore. Niba abandi usanga rero bagenda batuka Imana kandi babanje mbere kuyihamiriza, niba abandi bagenda bavuga nabi urokore kuko bigeze kubukandagiramo, niba abandi bagenda bavuga nabi by'umwami kuko bigeze kubisogongera, noneho za nzira z'umwami Imana bakazigwamo. Wayobise kuko bavuye mu bukiranutsi. Mose ibyo yasabye, natwe ni ngombwa tubisabe. Mwami, urugendo turimo rw'agakiza ntago twarushobora utatwigishije inzira zawe. Bizatunanira. Twigisha inzira zawe, twigisha imigenzereze yawe, twigisha. Amen. Mose rero amaze kwemerwa kuri ubwo busabe bwe bwo kumenya inzira z'Imana, yahise asaba ikindi cya kabiri, nyereka ubwiza bwawe. Iyi ni principe mukwiye gupoza mu buzima bwanyu. Amen. Mbere yo gusaba ibitangaza by'Imana, mbere yo gusaba kubona Imana igaragaza ubwiza, kuko ubwiza bw'Imana kuvuga iki? Ni cya gicu. Iyo uyu munsi uvuge ngo mwami nyereka ubwiza bwawe, ubusaba ngo ikwereke cya gicu gihinduka nk'iy'umuriro nijoro, ubusaba iki? Iyo uvuze ngo nyereka ubwiza bwawe, ubusaba iki? Mwami nyereka ubwiza bwawe, urashaka iki? What do you mean when you ask God to show you his glory? Qu'est-ce que tu demandes si demande à Dieu de te montrer sa gloire? Iyo bw'Imana ngo ikwereke ubwiza bwayo, ushaka ikora iki? Murabona? Hari amagambo tujya tuvuga tujye dutekerezaho. Niki Yesu yavuze ku gituro cya Lazaro? Ni wizera? None ubwiza bwe bwari iki? Kuzura Lazaro. Ngo iyo tuvuze ngo nyereka ubwiza bwanjye, ubibwiye ngo nyereka ubwiza bwawe, ubibwiye ngo ikwereke. Amen. Haleluya. Ikwereke icyubahiro cyayo binyuze mu byikora, imirimo y'Imana itangaje. Rero nugasaba Imana ikwereke ubwiza bwayo mbere yuko isaba kumenya inzira zayo. Imana yabwe icyubahiro. Nugasimbukire gushaka kubona imirimo itangaje y'Imana mbere yo kumenya imigenzereze yayo. Ukiye kubanza gusaba Imana ikwereke, ikwigisha inzira zayo mbere yo gusaba kubona ubwiza bwayo. Hariho gusaba Imana ikwereke ubwiza bwayo, hariho no gusaba Imana ikwigishe inzira zayo. Mose yabanje iki? Inzira. Mu ijambo rimwe yayisabye kwimenya imigenzereze yayo, imitekerereze yayo. Amen. Uburyo ikora ibintu, uburyo ireba ibintu. Hanyuma amaze kwemerwa ahita asaba kandi noneho imwereke ubwiza bwayo. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Nyigisha inzira zawe. Amaze kwemerwa aravuga ngo fais-moi voir ta gloire. Nyereka ubwiza bwawe. Kare dusenge Imana tuyisabe kugira ngo twigishe inzira zayo.
kutwigisha inzira zayo. Bona nk'ubu ikwigisha inzira zayo kuko ni ishuri rirerire, sibyo? Ntabwo uvuga ngo noneho warangije kuzimenya, sibyo? Ntabwo zirondoreka rero, ntabwo bavuga ngo nazimenye byarangiye. OK? Donc ces voies sont insondables. Nishobora kuzimenya ngo zarangiye, kuko Imana ntabwo ushobora kuyimenya ngo irangize. Ariko umaze kumenya inzira zayo ku rwego ubugezemo, iyo uhuye n'ikibazo mu buzima bwawe nk'umuntu yizera Imana, aho gukuka umutima, aho kwitotomba, aho gushaka abugereka amakosa, aho gushaka ibisobanuro 99, aho kuvuga ngo kuki, wowe uravuga ati mwami nyereka inzira zawe, nyigisha inzira zawe. Ubu yibwira ngo muri ibi jyewe nashobewemo, wowe harimo inzira yawe, hari uburyo uri bukora ibintu, hari uburyo uri butunganya ibi bintu. Icya mbere, kubera ko Imana ikunda bene uwo muntu mu masengesho ye, no kubera ko Imana ikomeye ku cyo bita souveraineté yayo. Dieu est souverain. No kuvuga iki? Ngo ndi Uwiteka n'iryo zina ryanjye, sinzaha icyubahiro cyanjye undi. Iyo ubwiye Imana ngo nyigisha inzira zawe, muri iyo situation ubona wowe nta gisubizo, nta garuriro, ubu urarekonesa souveraineté y'Imana. Urihora uragaragaza yuko urekonesa ko Imana iri souverain, ngo Imana irenze byose. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Urarekonesa ko Imana isumba byose. Nta kabuza Imana uraza kuyibona, uza kubona ukuntu itunganya ibintu, uza kubona imigenzereze yayo, arizo nzira zayo. Niyo mpamvu rero ukwiye kwiga kubwira Imana kugira ngo ikwigishe inzira zayo. Twasomye mbere yuko ni bande bazimenya? Nabayegera. Wahadusomye kare. Nabayegera. Iyo umuntu atabaye mu buzima bwo kwegera Imana mu gusenga no gusobanukira ijambo ry'Imana no kuritekerezaho no gusaba Imana kugira ngo arishyire mu bikorwa, ntabwo azigera amenya na gato inzira z'Imana. Ni Imana izi kwigisha, kandi ntabwo izi kwigisha itakubona hafi yayo. Irasaba yuko ubuzima bwawe ugira umwete wo kumenya Imana, mu kwishaka, mu gusenga, mu gutekereza ku ijambo ryayo no gutekereza ku mirimo yayo. Birumvikana? Amen. Nk'ubu muri iyi minsi hari ibintu byari mpagaze imbere, ntabona neza inzira. Ni nk'Abisirayeli imbere y'inyanja itukura. Reka twibaze twese, wowe imbere y'inyanja itukura bakora iki? Abanzi bakuri inyuma, nta buryo nta bumoso. Nusubira inyuma barakurimbura, nta handi wacikira. Imbere naho hari inyanja. Uragera gute? Ntabwo uri busubire inyuma kuko barakurimbura, ufite n'amacumu. Ibumoso nta nzira, iburyo nta nzira. Hariya nawe imbere hari inyanja itukura. Uragira gute? Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo ngeze imbere y'inyanja itukura, iyo umuntu avuze ngo ngeze imbere y'inyanja itukura, abakubwira iki? Ati ibihe ndimo nta nzira mbona. None wowe nta nzira ubona, uragenza gute? Na niyo mpamvu iri somo ry'uno munsi, inzira z'Uwiteka, inzira z'Imana,
iyo tumaze kuba hafi y'umutima w'Imana mu byerekeye ubuzima bwo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana no kugerageza kurishyira mu bikorwa kubw'ubuntu bwa Kristo budubashisha, amen, ugenda winjira buhoro buhoro mu by'umwuka w'Imana akagenda akwigisha inzira z'Imana. Iyo rero abantu bamaze kwinjira mu kumenya inzira z'Imana, iyo bageze imbere inyanja itukura, uriyo gupanika, wabyumvise, uriyo gutakaza umutwe, uriyo kwibaza biragenda gute. Ahubwo icyo gihe kuko ari imbere y'inyanja itukura, bivuga ngo rero resources zawe zose ntacyo zamara, bivuga ngo imbaraga zawe ntacyo zamara, kuko nimba imbaraga zawe aricyo zamara, ntabwo yakwitwa inyanja itukura, iba yitwa autorite, si byose. None se nimba miliyoni y'amafaranga niyo bagusabye wa munyeshuri we kuri frais de scolarité cyangwa Minerval tuition fees, Minerval, ukaba ntawe uyafite, kandi nutakora icyo examen cya nyuma nta diplome uzabona, warugeze mu mwaka urangiza, ibyo kuri wowe rero iyo ni inyanja itukura yawe, kuko ntayo ufite. Niba ufite miliyoni 10 bagusabye imwe, ni inyanja itukura, iyo ni autorite, ni highway. Inyanja itukura ni kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo mu bushobozi wa kimuntu nta gishoboka, aho niyo bita inyanja itukura. Iyo ugeze imbere y'inyanja itukura rero ugira gute? Uri umuntu w'Imana. Ku muntu rero wamenye rero kugendana n'Imana, kumva Imana mu gusenga, akinjira mu bwiru bw'ijambo ry'Imana, ko afite umwuka w'Imana, aho hantu nta kindi akora, aravuga ngo mwami nyigisha inzira zawe. Ubuvuga ngo aho maso y'umuntu atabona inzira, harimo inzira y'Imana. Ubwo twumvise ko ziba mu nyanja, umuntu ntabwo yibona, ariko zirahari kandi ziba ahera hayo. Aho rero uraza kubona Imana ikwereka inzira zayo. Nikwereka inzira zayo, kuvuga iki? Inyanja itukura iracibwamo inzira. Hanyuma nimara gucibwamo inzira biragenda gute? Urahita ubona iki? Ubwiza bwayo. Imana ihabwa icyubahiro. Mwabyumvise? Amen. Iyi nzira z'Imana zimaze kugaragara, ubwiza bwayo buraseruka. Iyo mubwira ko nanjye nari imbere y'inyanja itukura, amen, hanyuma kubera ko hari urwego runaka Imana yangirije kuyimenya, icyo gihe uti hano muri inyanja hari inzira y'Imana. Twabisomye hari ko mu nyanja hari inzira y'Imana, hanyuma koko inzira y'Imana iraboneka, hanyuma mbona ubwiza bw'Imana. Ibi ni ibintu mukwiye kwitoza. Amen. Nta situation n'imwe itari mu inzira y'Imana. Nta bihe na bimwe abana b'abantu bagezemo bidahishwe mu inzira y'Imana. Nuko abantu babyitwaramo nabi, bagahita bajya mu bapfumu, bagahita bajya uko tuyipfukamira imbere y'abantu, sibyo? Bo bakicira inzira zabo, hanyuma mu nyuma bikaza kubagora. Umuntu w'Imana akwiye kumenya ko hagati y'ibintu bikomeye hari inzira y'Imana. Icyo nicyo cyambere kumenya. Nta situation nimwe uko yaba yitwa kose idahishwemo inzira y'Imana.
amen. Kandi iyo nzira y'Imana niseruka iraserura ubwiza bw'Imana. Haleluya. None se bamaze kwambuka inyanja itukura, hakurya mu gitondo bakabona imirambo y'ingabo za Farawo, kabuhariwe n'amafarashi yabo n'imirambo. Nyumva ko Miriam yahise afata ingoma, none bagahita baririmba n'umwuka wera zaburi y'ishimwe ry'Imana, kuko babonye, ariko babanje kubona iki? Inzira y'Imana mu nyanja, hanyuma babona ubwiza bwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Nawe rero ibyo bikwiye kuba mu buzima bwawe, umenye Imana ikwereka inzira zayo, hanyuma Imana iserura ubwiza bwayo. Uko ubwiza bwayo buserutse ni amashimwe noneho. Amen. Bwana, nimeuona utukufu wako. Mbele ya kuona utukufu wa Bwana lazima uone njia ya Bwana. Haleluya. Ariko ikintu twe kumenya, nta situation nimwe, amen, ari izabayeho, ari iziriho, ari izizabaho, zidahishe mu nzira y'Imana. Kandi Imana ibitegereje ko abamenye inzira zayo babona ubwiza bwayo. Imana yavuga icyubahiro. Amen. N'uyu mwana mvuga, situation waba urimo yose yishwe mu nzira y'Imana. Kandi inzira y'Imana aya maso ntago ayibona. Ahubwo Imana imaze guserura inzira zayo, ariyo migenzereze yayo, niwe umenya ati amen, iyi ni Imana. None bigatera bizamura iki? Gutangara n'amashimwe. Uko Pawulo amaze guhishurwa inzira z'Imana kuri Isirayeli no ku mahanga, sibyo, ku itorero, yarangije ababwira gute? Atangara. Amaze gutangara haziki amashimwe, ngo byose bituruka kuri yo, byose bibeshwaho nayo, kandi byose ni ibyayo. Ngo à lui soit la gloire au siècle des siècles. Imana ishimwe. Aho nutangira kuryoherwa no kumenya Imana. Haleluya. Mugihe abandi bavuga Imana uko bishakiye, wowe uraryoherwa kumenya Imana, kuko Imana ubana nayo, urayibona, uranezerwa kuba warayimenye. Imana ishimwe. Witumira nka Pawulo ngo nta kabuza sinareka gushima Imana iminsi yose, kunezerwa mu mwami. Cyangwa uriya Habakuki, nta imirima yarumba n'ibiki byose, ngo jyewe zishimira Imana yanjye, kuko yamenye inzira y'Imana. Kuko Imana yamweretse inzira zayo, yazimweretse mu nyanja. Habakuki we Imana mwese inzira zayo mu nyanja? Oya, yazimweretse ahera, kuko agiye ku munara, hanyuma ashaka kumenya inzira z'Imana. Impamvu ibintu bimeze gutyo, ese Imana bivugaho iki? Ibi byaha bya Yuda bivugaho iki? Kumengo gukiranuka nta mbaraga kugifite. Umunyabyaha ni we yitwa ko ari uhiriwe. Kuko situation imeze gutya, Imana yari irihe? Hanyuma agiye kubaza Imana, Imana yamuzamura, imungiza ahera cyane, imureka inzira zayo, imureka ikizakorera abo banyabyaha. Amen. Kwizahagurutsa Babuloni nk'inkoni yayo, ihane abanyabyaha, ikamureka ko n'amaherezo n'iriya Babuloni ntabwo ikiranutse kurusha Abayuda, nubwo bakoresheje kubahana, nabo izagira igihe cyo kubahana, ikagira neza ubwoko bwayo. Amaze gusobanukirwa ibyo rero, niyo bita ngo guhishurwa inzira z'Imana. Atafata nawe imirima yaruma, naho inka zashira, naho umutini, jyewe Habakuki nzishimira iki? Je me réjouirai en l'Éternel. Nzishimira umwami Imana. Kubera iki? Ahita avuga iki? Ngo il a mis mes pieds sur les hauteurs. Ibirenge byanjye yabishize ahirengeye. Kuko hari aho niho nabonye uko Imana ibona ibintu
nuko bitekereza. Ninjiye mu bwiru inzira z'Imana no mitekereze y'Imana. Mwabyumvise? Uko niko bimeze. Yega twibana benshi tuvuga Imana ntago tunayimenya. Kuyivuga ni kimwe, kuyimenya ni ikindi. Amen. Ukwiye kumenya Imana dans la pratique, mu buzima bufatika. Amen. Ukwiye kumenya Imana mu buzima bufatika, pana kumenya Imana gusa mu bitekerezo, kumenya Imana mu buzima bufatika. Ukiga experience n'Imana. Experience n'Imana, pana experience n'Imana. Uko bari abantu bazi Imana muri teori gusa, mu magambo gusa, iyo bageze mu bihe bahinyuza barahinyuka. Abantu badahinyuka n'abantu bayimenye, by experience. Ngo barabanye nayo, bagenanye, babonye inzira zayo, barazimenye. Ku rwego bagezeho ari uburyo bamenye inzira z'Imana. Kuko ntabwo wazimenya zose ko zitarondoreka. Hanyuma n'ubwiza bw'Imana bagiye babubona. Abo rero nibo bantu rero Imana ishaka muri iki gihe turimo, kuko ni igihe cya nyuma, ni igihe cy'ibihinyuza byinshi, ni igihe cy'ibigeragezo bihanitse, ni ibihe bitoroshye bigoye. Rero abantu batafata umwanya wo kubwira Imana ibigisha inzira zayo, amen, babone kubona ubwiza bwayo, bazahinyuka. Haleluya, zabo ejo zizakama. Dufate iminota 10. Wumvise ibyo uza gusaba? Ibyo Mose yasabye. Haleluya. Ibyo Habakuki yasabye. Ariko reka mbaye ijambo rimwe mbere ko tujya gusenga. Tumvise uko Hose yatubwira. Amen. Ibice 6 umurongo wa 3 ndetse mukuru dusomere. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza. Azatuzaho ameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Amen. Umuhanuzi Hose aduhamagara gukora iki? Kushishara kumenya Imana. C'est bien. Donc il nous invite à la connaissance de Dieu, connaître Dieu. Araduhamagaye kumenya Imana kandi ngo dushishikare kuyimenya. Hanyuma aduhari icyizere ngo kuza ko nizabura kuza nk'uko umuseke ntawubuza gutambika. N'imvura imvura y'itumba ariko bavuze ntawibuza uko Imana yabitegetse. Murumva ko hari encouragement. Ntabwo turi bushake itazaseruka, turayishaka kandi izaseruka. Ariko icyambere ni iki? Dushishikare kuyimenya. Nawe usengere ugiti Imana nshaka kumenya inzira zawe. Minota 10.